Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 haravuga ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Mu gihe abantu bakomeje kwibaza ibibazo byinshi bashaka kumenya niba nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo biba birangiriye aho, cyangwa bagahora bari mu rujijo bibaza niba barabaye abana b'Imana cyangwa se niba Imana ibishimira mu byo bakora byose. Uyu munsi twabateguriye inyigisho ikubiyemo ibimenyetso bikeya byagufasha kwimenya ubwawe niba uri mu murongo mwiza w'ubumana cyangwa se niba warasubiye inyuma. Ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu uri mu nzira nziza y'ubumana ni kwirinda. Hanze hano hari inyigisho nyinshi cyane zigisha imyizerere, zimwe ni iz'ukuri ariko hari n'izindi nyinshi zuzuye ubuyobe. Kubera iyo mpamvu usanga abantu benshi bafite imyizerere y'ubuyobe, aho usanga iyi ngingo yo kwirinda batabasha kuyitandukanya no kwigira. Uzasanga ijambo kwigira barisobanura ngo ni ukuba wifitemo ubushobozi n'imbaraga zihagije byo kuba wakwirwanaho ndetse ukaba wakwivana mu bibazo ndetse ukanishakamo ibisubizo by'ibibazo byose uhuye nabyo. Ibi ntibisobanuye ko ubayeho ku mbaraga zawe bwite. Iyo usomye neza ijambo ry'Imana usanga ubu busobanuro butandukanye cyane n'ukuri kwa nyako ko muri Bibiliya. Dukunze kumva inkuru z'abantu bagiye banesha ibigeragezo bitandukanye. Urugero ni umuntu watanze ubuhamya avuga ukuntu yavuye mu businzi bwari bwaramubase ngo yashoboye kwigobotora mu bubata bw'inzoga. Undi nawe n'uwashoboye kurwanya no gushaka uko yareka kunywa ibiyobyabwenge akabigeraho. Undi nawe ngo yabashije gutsinda umwuka w'ubusambanyi wari waramubase. Yahoraga areba filime za porno kuri internet, none yarabiretse, ni umurokore mwiza cyane. Abo bose bashoboye gutsinda imyuka yari yarabambaye, ubu barabohotse, ni abana b'Imana beza. Ibi byose byerekana yuko umuntu yabasha kurwana n'imyuka cyangwa imbaraga runaka zijya ziza zikamwambara zikamugira imbohe. Dukurikije ubuhamya butandukanye tugenda twumva, yego nibyo bashoboye kugera kuri ubwo butsinzi, ariko se koko nibo ubwabo babyishoboje kuva batangira urugendo rwo kwigobotora ububata bw'icyaha n'ingoyi z'umwanzi, cyangwa hari izindi mbaraga zabashoboje kugera ku ntego? Bene data, ni byiza gusobanukirwa ko nta muntu washobora gutsinda ibitero bya Satani no kwiyambura umwuka wamwambaye yishingikirije ku mbaraga ze bwite. Kugerageza guhangana n'imyuka nk'iyo utizeye imbaraga zibonerwa muri Yesu no kwishingikiriza ku mwuka wera, akenshi usanga bidashoboka. Bibiliya itwereka ko dufite umurengezi wacu kandi turwanirira amanywa n'ijoro. Imana irashaka ko tuyisunga mu buzima bwacu bwose, tukazirikana ko tubeshejweho nayo, ko dutunzwe nayo, ko dutsindishirizwa nayo, kandi ko ariyo iduha imbaraga zituma dukora, tukaronka, tukagera kuri byinshi, tugatera imbere. Iyo umuntu atangiye kubaho yirata imbaraga ze, aba yishuka cyane ndetse aba yibeshye. Ugasanga umuntu aribwira mu mutima we ko yihagije kandi ko ashoboye kwikura mu bibazo, agahorana ibyiyumviro bimushuka ngo ntabwo akeneye Imana. Bene iyi myumvire cyangwa mindset ntabwo Imana iyikunda, kandi ntabwo ihesha Imana icyubahiro, ndetse ntabwo ituma umuntu agera ku butsinzi burambye. Imana irashaka ko niba turi abakristo aba ariyo twerekezaho imitima yacu. Ntabwo dukwiye kwifata uko twishakiye, ahubwo dukwiye kwifata nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka. Kwirinda Bibiliya ivuga si ukwishingikiriza ku mbaraga bwite za kimuntu, ahubwo bivuga kwishingikiriza ku mbaraga zikomeye z'Imana, ku buhanga bwayo, ubwenge bwayo ndetse n'urukundo rwayo. Kwirinda ni imbuto y'umwuka wera, ni ikimenyetso ntashidikanywaho cyerekana ko ukubaho kw'Imana n'imbaraga zayo biri mu buzima bw'umuntu. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kugera ku wa 23 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana.
Abizera bafite imbuto yo kwirinda babishobozwa n'Umwuka Wera bahawe kubera ubuntu bw'Imana, bikabashoboza kwitwara neza, kugira ubushishozi kandi bagatera intambwe yo kugenda barushaho gusa na Kristo mu buryo bwo gutekereza, mu magambo bavuga no mu byo bakora. Niba ubasha kwirinda muri byose, icyo kikubera ikimenyetso cy'umubano mwiza ufitanye n'Imana. Ibyo kandi bigaragaza umuntu wiyemeje kuyoborwa n'Umwuka Wera muri byose, akamwemerera kwica imirimo yose ya kamere muri we. Uko umukristo arushaho kuyoborwa n'Umwuka Wera, ni nako arushaho gukura mu buryo bwo kwirinda. Ijambo kwirinda hano bigaragaza neza ko ari impano iva mu ijuru, ndetse ukaba utayitandukanya n'Umwuka Wera kuko birajyana. Aho kwirinda kuri, Mwuka Wera aba ahari kuko ni impano y'Umwuka Wera. Ikindi, ahari Umwuka Wera, kwirinda kugomba kuhaboneka byanze bikunze. Hano birasobanutse neza ko uko umuntu arushaho kugwiza imbaraga zo kwirinda, niko agenda arushaho gusa n'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Imana ibigaragara mu byo akoze byose, ikaboneka mu byo avuze byose, ndetse no mu byo atekereza byose. Tuzirikane ko umuntu ahabwa imbuto yo kwirinda nyuma yo kubohoka ingoyi y'icyaha, akagira umudendezo, akabaho nk'uko Imana ibishaka. Niba uri umukristo, ni iby'agaciro kumenya ko urimo abantu babiri batandukanye. Abo ni umuntu wa kera n'umuntu mushya urimo guharanira kuba we. Mu magambo yoroshye, ni umuntu wa kera w'umupagani n'umuntu mushya wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira kwiyambura umuntu wacu wa kera tukambara umuntu mushya. Kuvuka ubwa kabiri ntibivuze ko umuntu wa kera ahita apfa burundu ku buryo utazongera kumubona mu buzima bwawe bwose. Oya, ubitekereje gutyo waba wibeshye, kuko ubuzima bwacu nk'abantu bugizwe n'umwuka n'umubiri. Igice cy'umubiri ntabwo wagitandukanya no kwifuza iby'isi, kuko kuva kera umubiri ukorana n'iby'isi kandi uzahora ukorana n'isi n'ibiyirimo. Iyo bigeze aha rero, bituma umuntu arushaho gusobanukirwa ko imbuto y'umwuka yitwa kwirinda ari ingenzi cyane mu buzima bw'umukristo, kuko niyo ishoboza umuntu kutiyandurisha ibinezeza byo mu isi, ahubwo buri munsi akagenda arushaho kugwiza imbaraga zo kwirinda. Ukurikije ibyo maze gusobanura, ndahamya ko wamaze kumenya niba uri mu nzira nyayo yo kubaha Imana. Ibi ntibisobanuye ko niba ufite Umwuka Wera nta kintu ugomba gukora. Oya, ahubwo bisobanuye ko muri urwo rugendo Imana izaguha imbaraga, ukarushaho gutera intambwe no kugwiza ubushobozi bwo kwirinda mu bihe bikomeye, nko mu gihe cy'uburakari, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe ushonje, cyangwa mu gihe ubona ibintu byanze bitagenda neza. Ikintu cya kabiri cyagufasha kumenya niba uri mu murongo mwiza ni imbuto yitwa ubugwaneza. Kugwa neza ni indi mbuto y'umwuka. Ubugwaneza ni imbuto y'umwuka ikomeye cyane, kuyisobanura ngo yumvikane neza bishobora kuba bigoye, ariko muri rusange ni ukugira umutima ukunda kwita ku bandi no kugirira abantu imbabazi n'impuhwe nyinshi. Ijambo ry'Ikigiriki risobanura ijambo ubugwaneza ni Christos, bisobanura kuba uw'umumaro. Hano birumvikana ko ubugwaneza bigendana n'ibikorwa, ntabwo ari amagambo cyangwa ibimenyetso nk'uko tumenyereye kubyitirira abantu bitonda. Ugasanga umuntu baramwita ngo agwa neza kubera ko agira amagambo make, cyangwa ngo nuko yitonda gusa. Ubugwaneza buvugwa hano buratandukanye. Bibiliya ivuze ubugwaneza biba birenze kure amagambo, bikajya mu bikorwa bifatika byo kwita cyangwa gufasha abandi, kandi bigakorwa hagamije kugaragaza Imana no kuyihamya mu bantu. Niba uri umukristo, ntabwo abantu bagakwiye kumva bafite ubwoba bwawe cyangwa ngo bumve bagomba kukwirinda bitewe n'imyitwarire yawe mibi muri sosiyete, aho usanga abantu bagutinya nk'abatinya inzoka. Mujya mubona ukuntu abantu batinya umurozi, iyo aciyeho abantu bose bariruka, n'udasenga ukumva aratangiye ngo mu izina rya Yesu. Ntabwo ari umurozi gusa, kuko umujura cyangwa umwicanyi nawe acaho abantu bose bagahunga, bagakangarana, ukabona babuze amahoro. Biteye agahinda niba uri umukristo ariko abantu bakigutinya kubera ko utigeze uhinduka. Ingeso zawe za kera uracyazifite. Wavuye mu isi uri umupagani, winjira mu rusengero ugumya kuba umupagani. Wabatijwe uri umupagani wumye, uva mu mazi uri umupagani utose. Nta kintu na kimwe wigeze uhindukaho.
nshuti mwene data, hindura imyumvire yawe, wemerere Mwuka Wera akuyobore, utangire wera imbuto zikwiriye abihane. Birababaje cyane kubona abakristo batubaha Imana bafite urwango cyangwa uburakari budashira. Umuntu wubaha Imana ntagira imyifatire mibi cyangwa umutima wuzuye ubugome ku bandi. Ineza yawe igomba kubonwa mbere na mbere n'uwo mubana mu rugo iwawe, mu muryango wawe, abo mukorana cyangwa umuntu muhorana. Niba uri umwana w'Imana, abantu ntibagomba kubaho bakwishisha ku buryo iyo bakugeza imbere bamera nk'aho barimo gukandagira hafi y'ikibombe gishobora kubaturikana isaha n'isaha. Ahubwo igihe bakuzengurutse bagomba kukubonamo ubugwaneza nk'ikimenyetso cyerekana ko Mwuka Wera ari muri wowe, akaba n'umuyobozi wawe wa buri munsi. Niba uri umukristo, ugomba kuba uwa mbere mu kwerekana ubugwaneza mu bikorwa byawe igihe uri hamwe n'inshuti zawe. Ibyo ni ikimenyetso kigaragaza ubuzima bwa Kristo muri wowe kandi bikagutandukanya n'ab'isi. Ibikorwa Yesu yakoze ku isi byose ni urugero rwiza rw'ubugwaneza cyangwa kugira neza. Imirimo ya Yesu yazanye impinduramatwara zikomeye kugeza n'uyu munsi. Imyaka ibinyabihumbi irashize tukivuga ubugwaneza bwe. Yakundaga kugirira neza abantu bose, ariko cyane cyane abantu bahejejwe inyuma kandi bafatwa nabi no gusuzugurwa muri sosiyete, harimo abarwayi, abakene n'abatishoboye. Abo bose Yesu yarabasengeraga, akabakiza indwara, akabagaburira. None ubugwaneza bwe bwarakomeje kugeza no ku munsi bamubambaga ku musaraba. Arimo akubitwa, arimo kubabazwa cyane, asuzugurwa bikabije no gushinyagurirwa. Yazamuye isengesho asengera abamugiraga nabi bose, asaba Data wa twese wo mu ijuru kubababarira kuko batazi icyo bakora. Byumvikane neza ko ubugwaneza cyangwa kugira neza bitarangirira ku bikorwa gusa, ahubwo ni ibikorwa bijyana n'amagambo meza n'ibitekerezo byiza, kuko buri kimwe muri ibi kigaragaza ubugwaneza. Burya ushobora kubwira umuntu ubabaye cyangwa uremerewe ijambo ryiza maze akagubwa neza. Ikindi ni ugutega amatwi umuntu wese ubabaye, ukakirana abantu bose inseko nziza, cyane cyane abakugana n'abo muhuye bose. Buri kintu cyose ukoze na kiriya wita gitoya kivuga ubutumwa bwiza kandi kikagira uruhare mu kuzanira abantu ibyishimo bakishimira ubuzima. Kugira ubugwaneza nanone bisobanura kubabarira no kwihangana. Bavandimwe, biroroshye kuba umugwaneza ku bantu bakubashye, baguhaye agaciro. Ibyo byorohera buri wese. Ikibazo kizi iyo hajemo kugaragaza ubugwaneza ku bantu uzi neza ko batakwifuriza ineza iyo ari yo yose. Nyamara nubwo bigoye, ubwo nibwo bugwaneza Yesu yerekanaga. Ni narwo rugero rwiza dukwiye gukurikiza nk'abigishwa b'inyakuri. Ni ikimenyetso kiranga umuntu wubaha Imana, kandi kwimakaza uwo muco muri twe bihindura ubuzima bwacu ndetse n'ubuzima bw'abo tugiriye neza. Bavandimwe bene data, iyo ugira neza ntabwo uba werekana imbuto z'Umwuka Wera gusa, ahubwo uba unerekana Imana mu batayizi mu buryo bufatika. Niho cyagiye wumva umuntu avuga ngo nabonye Imana amaso ku maso. Mu by'ukuri ntabwo aba yahuye nayo igendesha amaguru, ahubwo aba yabonye ibikorwa by'ineza y'Imana ku buzima bwe, akabona ko nta muntu uyobowe na kamere ya kimuntu wabimukorera keretse ayobowe n'Imana. Mwene data, niba hari umuntu wigeze ugirira neza, umenye ko wagaragaje Imana kandi kubw'icyo wakoze uzahabwa ingororano ikwiye. Uko Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Ndasenze ngo Imana ikuzanire umuntu utatekerezaga, akugirire neza kandi aze ari igisubizo cy'ibibazo ufite none mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko uri mu murongo mwiza ni imbuto y'ibyishimo. Umuntu wubaha Imana arangwa n'ibyishimo bitangwa n'Imana, ntabwo ari umunezero w'isi. Ijambo ibyishimo rigaruka muri Bibiliya inshuro zigera kuri 200. Ibi bishimangira akamaro ko kugira ibyishimo mu rugendo rw'agakiza. Kuba ijambo ibyishimo ryanditse izo nshuro zose muri Bibiliya
ntabwo ari impanuka, ahubwo ni ibitwibutsa ko ari imwe mu mbuto z'umwuka. Bene ibi byishimo birenze kure amarangamutima. Ibi byishimo bitandukanye n'ibyishimo bikunze guterwa n'ibyiza umuntu aba yabonye mu buzima busanzwe binezeza umuntu w'inyuma ari we uyu mubiri. Bene data, umunezero uvugwa hano ugira umuntu wabashije kugeza umutima we ku rwego rwo kwihanganira byose atitaye ku bubi n'ubukana bw'ibyo agenda ahura nabyo mu buzima. Hariho ibigeragezo biba byarashinze imizi mu mutima w'umuntu bigahinduka akarande mu buzima bwe. Umuntu wubaha Imana arangwa n'umunezero udashira. Umunezero arawuhorana ibintu byaba bimeze neza cyangwa bimeze nabi. Mu maso he hahora hakeye kubera ibyiringiro n'icyizere afitiye Imana. Bene data, murekeraho kwiheba mu gihe cyo kugeragezwa. Kurira ntabwo bizana igisubizo, ahubwo bituma Satani umwanzi wawe arushaho kukwishima hejuru, kuko uba ukora ibyo yifuzaga kugeraho. Komera, shikama, ihangane, tegereza isaha y'Imana. Ibyo ubona biteye ubwoba, Imana iraje ibishyireho iherezo. Muri make, umuntu wubaha Imana arangwa n'umunezero. Ibi ntibisobanuye ko abarokore batajya bahura n'umubabaro cyangwa ingorane mu buzima, ahubwo bisobanuye yuko no mu gihe cyo kugeragezwa kwabo imitima yabo ihora inezerewe kubera icyizere bafitiye Kristo bizeye. Bazi ko Imana ibitayeho kandi ntacyo bazaba bafite Imana mu ruhande rwabo. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Abatesalonike ba mbere 5:18. Ibyishimo n'umunezero biva mu kumenya Umwami Yesu ntabwo bigirira inyungu nyirabyo gusa, ahubwo biragenda bigahinduka umucyo umurikira ubuzima bw'abamukikije bose, bakagira icyizere cy'ejo hazaza, maze bakagira imbaraga zituma bakundana. Yesu niwe cyitegererezo kizima n'intangarugero y'uko umukristo akwiye kubaho mu buzima bwe bwose bwo mu isi. Niba Yesu yararanzwe n'ibyishimo bitagereranywa atitaye ku bigeragezo yanyuragamo, maze umutima we ugahora utumbiriye ku munezero wo mu mutima we, yahoraga atumbiriye ku mugambi mwiza Imana imufiteho agakiza no gucungura isi yose, nk'uko byanditswe mu Baheburayo 12:2 haragira hati: dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Natwe nibyo twahamagariwe, dukwiye guhorana umutima w'ibyishimo. Bene data, iki si ikintu cyoroshye. Bisaba ko umuntu akomeza kwirinda kugira ngo adatakaza umubano we cyangwa ubusabane afitanye n'Imana. Turasabwa guhora dusoma ijambo ry'Imana no kugira ibihe bihagije byo kuba imbere y'Imana dusenga, tukazirikana amateraniro y'abera, aho duhurira n'abandi bizera dufatanije urugendo tugasenga Imana. Ibyo bizadufasha kurushaho gushora imizi mu kwizera Imana no kurushaho kumva urukundo rw'Imana, bigatuma imbuto y'ibyishimo irushaho gukura muri twe. Igitabo cya Zaburi kitwereka urugero rwiza rwo kwishimira mu Mana yacu. Zaburi ya 32:11 hatubwira kwishimira mu Uwiteka, ukishimira ko uri umukiranutsi w'Imana, warangiza ukabihinduramo indirimbo. Bene data, niba ubona ufite ibi bimenyetso uko ari bitatu, umenye ko uri mu nzira nziza yo kubaha Imana, kandi umenye ko Imana ikwishimira ndetse ukwiye kwirinda cyane kugira ngo udasubira inyuma, ahubwo komereza aho utera izindi ntambwe ujya mbere, kuko agakiza ni urugendo rurerure. Kubaha Imana bigaragarira mu mico y'umuntu. Ushobora kuba warigeze guhura n'umuntu wubaha Imana, ariko kubera ko nta yindi mpano runaka idasanzwe afite, ukaba utarabashije kubyemeza mu mutima wawe yuko uwo muntu yubaha Imana. Ikintu kimwe abantu dukwiye kumenya ni uko umuntu wubaha Imana utamumenyera ku mpano runaka, ngo ni umuhanuzi, umuvugabutumwa cyangwa ni umuririmbyi. Birashoboka cyane ko umuntu yaba afite izo mpano, akora n'ibitangaza byinshi, nyamara muri we hatarimo kubaha Imana.
nagiye mbona abakozi b'Imana bagwa mu mutego w'ubusambanyi, abandi bakagwa mu mutego w'ubwambuzi cyangwa uburiganya, kandi bari bazwiho ko ari abakozi b'Imana badashobora gukora bene ibyo. Ibyo byerekana neza ko kubaha Imana bitandukanye n'impano. Umuntu udafite impano ashobora kubaha Imana kuruta ufite iyo mpano, cyangwa ugasanga umuntu afite impano akongeraho no kubaha Imana, ibyo biba ari byiza cyane. Icyo njyewe nabonye nk'umuntu umaze igihe mu rusengero ndi umukozi w'Imana, hari aho usanga abanyempano baterwa n'umwuka w'ubwibone bakumva ko barenze abandi bantu bose, ariko ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo Imana ibikunda. Ijambo kubaha Uwiteka rikubiyemo kugirira Imana yawe icyizere, kwirinda mu byo ukora byose, ukabaho mu buzima bwo kubahisha Imana, ukabaho nk'uko Imana ibishaka, wubahiriza amategeko yayo. Kubaha Imana kandi harimo gushakisha ubumenyi bw'Imana, knowledge, ukizera Imana yonyine, ukayubaha ndetse ukanayubahisha, ugakundisha Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, ndetse no kwicisha bugufi ukumvira ubushake bwayo. Ugomba kumvira Imana byuzuye n'umutima wawe wose. Reka turebe ibintu byagiye bigusha abakozi b'Imana benshi, abagabo n'abagore bubahaga Imana bakaza kugwa mu mutego wa Satani. Utega amatwi ubyirinde cyane, ejo utazagwa mu moshya ya Satani. Icya mbere, imico cyangwa imigenzo ishaje. Icya kabiri, icyaha cyakwizingiyeho. Icya gatatu, ubujiji cyangwa ignorance. Ndaza kuvuga ku cya mbere n'icya kabiri icyarimwe. Imico, ingeso cyangwa imigenzo bya kera hamwe n'icyaha kizingiye ku muntu cyanze kumurekura, nibyo bintu bitega abantu imitego bikabagusha mu buryo bworoshye. Abefeso ibice 4 umurongo wa 22 kugeza ku wa 24 haravuga ngo, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Abizera bose bakwiriye kumenya ko twahamagariwe guhindurwa bashya no kubaho mu buzima bushya. Ingeso za kera zishobora kubera imbogamizi gutera imbere mu rugendo rw'umukristo. Abantu twese dufite amateka yacu ya kera, kandi twese dufite ubuzima twabanje kubamo mbere yo kuvuka bwa kabiri. Kristo niwe waje kudukiza ibyaha byacu no kutwunga n'Imana. Ntabwo twari abakiranutsi, twari abanyabyaha. Tumaze kwakira Umwami Yesu nibwo twatangiye ubuzima bushya. Mwene data, ugomba kwiha umurongo muzima kandi uhamye kugira ngo utazasubira inyuma mu buzima bwa kera n'ingeso za kera, kuko umubiri uhora wibuka ibyaha wakundaga kuwukoresha kera utarakizwa. Umaze gukizwa, ingeso wagiraga kera zikomeza kujya zikurondora, zishaka kugaruka muri wowe ngo zikugushe mu byaha. Jya uhora uzirikana ko umubiri uhora wibuka ibyishimo wajyaga ukura mu byaha, kandi uzakomeza wifuza kubisuramo igihe cyose. Iki ni ikintu buri mukristo wese akwiye kumenya. Umubiri ntabwo ujya ukizwa. Kamere y'umubiri harimo kwifuza iby'isi n'ibinezeza byo mu isi. Kugira ngo utagwa mu cyaha bisaba kurwana intambara ikomeye kugira ngo ubashe kunesha. Uwo niwe muntu wawe w'inyuma, ntabwo ajya akizwa kandi ntazigera akizwa. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Reka dusesengure iyi mvugo. Ikigaragara, buri wese afite intambara arwana yo guhangana n'icyaha cyamwizingiyeho gihora gishaka kumugusha mu mutego. Yaba wowe, yaba pastor wawe, yaba bishop cyangwa profete, abakuru b'itorero n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, buri wese aba afite ibyo arwana nabyo buri munsi bishaka kumukubita hasi.
Ikindi ni uko twese dufite ibituremerera kandi byose dusabwa kubishyira ku ruhande ntitubigire impamvu yo kudakorera Imana no kuyubaha. Muri verisiyo zindi za Bibiliya dore uko iyi nteruro bayisobanura. Abaheburayo 12 umurongo wa mbere haravuga ngo natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo y'abahamije ibyo bizera tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza maze twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganirijwe tudacogoye. Uyu murongo utwereka neza ko abantu bose bafite imbaraga z'icyaha zihora zishaka kubaganza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana harabisobanura neza cyane bikarushaho kumvikana. Turasabwa kureka ikintu cyose kiza gishaka kudusubiza inyuma no kuduca intege, kandi icyo nta kindi ni icyaha kidashaka kukurekura. Gikomeza kukwizingiraho, Satani arashaka kurimbura ubugingo bwawe akoresheje intwaro y'icyo cyaha cyanze kukurekura. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yavuze ku bintu bibiri, ari byo icyaha n'ibituremerera. Twese icyaha turakizi, ariko se icyo Bibiliya yise ibituremerera ni iki? Urebye neza hariho bimwe mu biremerera ubuzima bw'umuntu bitari icyaha rwose, ariko wareba nabi bikaba byagukuririra kuba kure y'Imana, bikazasoza bikuvanye mu murongo w'ubumana. Urugero nabaha wenda kugira ngo mwumve ikintu gishobora kuremerera umuntu kitari icyaha ariko kikaba cyamukururira mu buzima butuma ava mu murongo w'ubumana atagize kwirinda, ni ubukire cyangwa gutunga amafaranga menshi. Gutunga amafaranga menshi ntabwo ari bibi, nta nubwo ari icyaha rwose. Gutunga amafaranga ni byiza cyane kuko amafaranga ni meza, twese turayashaka kandi turayakenera kugira ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi bubashe koroha. Ikindi, kugira amafaranga bituma indi miryango y'imigisha ifunguka. Nyamara iyo umuntu akunze amafaranga cyane bimuhindukira umutwaro uremereye cyane, agatangira kwiyumva no kwiyemera bivanze no kwirata ku bandi, agatangira gushyira imbere amafaranga bigasoza acumuye ku Mana, ndetse bikarangira Imana ibuze umwanya mu buzima bwawe. Urundi rugero navuga ni umuntu kureba TV amasaha 40 mu cyumweru areba agasobanuye, wenda ubikoze ntabwo aba akoze icyaha, ariko nabyo umuntu yabyita umutwaro kuko bigeraho bikagira umuntu imbata, ku buryo kubireka bitajya bipfa korohera umuntu. Urumva ko biba byabereye umutwaro uremereye nyirabyo. Urundi rugero natanga ni ukuba warakijijwe noneho ugakomeza kugendana n'inshuti zawe za kera, kuzireka bikakunanira maze zigahora zigukururira mu ngeso mbi cyangwa mu byaha. Bene izo nshuti zakubera umutwaro uremereye cyane kuko kwitandukanya nazo biragorana. Ibintu bishobora kubera umuntu umutwaro mu buzima ni byinshi cyane kuko biza no mu buryo bunyuranye, kandi nubwo yose ari imitwaro nayo iremerera umuntu mu buryo butandukanye. Ikindi udakwiye kwirengagiza ni uko ingeso z'umuntu za kera nazo zahindukira umuntu umutwaro uremereye cyane. Ingero nabahaga ni iz'ibintu bishobora kubera umuntu umutwaro kandi atari ibyaha, ariko bikaba byasoza bisubije umuntu aho yavuye. Hari ibindi bintu bishobora kubera umuntu umutwaro uremereye nk'indwara runaka n'ibindi bibazo bitandukanye abantu duhura nabyo mu buzima. Ndahamya ko nawe unteze amatwi kano kanya ufite ibikuremereye byinshi, ariko ndagusengeye ngo Imana ibigukureho mu izina rya Yesu. Ndashaka kukubaza ikibazo, ni uwuhe mutwaro wikoreye uyu munsi? Ni icyo urimo kunyuramo wagize ibanga kandi kikuremereye cyane? Ni uwuhe mutwaro uhetse ukomeza kugukururira kuvana mu bwiza bw'Imana no mu mugambi wayo? Iyo umuntu akijijwe avutse ubwa kabiri aba agomba guhindura imibereho ye n'uburyo bwe bwo kubaho. Hari igihe binasaba ko umuntu ahindura abantu bagendanaga. Ukwiye gusezera inshuti zawe za kera mwakoranaga ibyaha, cyane cyane ziriya zikomeza kukwikururaho zishaka kusubiza mu byaha mwahoranyemo kera. Ntabwo ushobora guhinduka icyaremwe gishya kandi ngo ukomeze kuyoborwa na kamere ya kera. Ibyo nubikora uzaba urimo urasuzugura igitambo Kristo yadutambiye. Pawulo yihanangirije abizera mu gitabo cy'Abefeso kwiyambura burundu umuntu wacu wa kera wangiritse, duhindurwe bashya mu mwuka no mu mitekerereze. Iryo ni ihame ritureba twese. Dutegetswe kwiyambura umuntu wa kera tukambara umuntu mushya w'Imana ibaraho gukiranuka, kandi akaba ari nawe uzabona kandi akazabana n'Imana.
Pawulo yakomeje ikiganiro ahugura abizera bo mu itorero ry'Abefeso. Abefeso ibice 4 umurongo wa 28 kugeza kuri 29 haravuga ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko y'ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha abakene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumva umugisha. Iyo umuntu amaze kwihana, ubuzima bwe bugomba guherekezwa n'imbuto nziza zimuranga nk'umuntu wakiriye agakiza. Ibyo bisobanuye ko niba dukijijwe, kirazira ko urugendo rw'agakiza turujyanamo imirimo yacu ya kera tukiri abapagani. Urugendo rw'agakiza rutuganisha mu guhinduka. Uko turushaho kugendana n'Imana, ni nako turushaho guhinduka abantu bashya no kugenda turushaho gusa na Kristo, hanyuma tukagera ku rwego rwo gutangira kubaho nkawe. Abatureba bakatubonamo ingeso nk'ize, tukagira na karagita nk'ize. Ntabwo waza kuri Yesu uri umusambanyi ngo nurangiza ushake gukomeza kugendana nawe n'ubusambanyi bwawe. Ntabwo waza kuri Yesu uri umujura cyangwa umwambuzi ngo nurangiza ushake gukomeza ubujura bwawe. Oya, ntabwo waza kuri Yesu ufite umwuka wo kubeshya ngo nurangiza ukomeze kubeshya kwawe. Ntabwo bishoboka. Ikimenyetso cyerekana ko turi abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo ni uguhinduka kwa karagita zacu, tugatangira kwera imbuto zikwiriye abihanye no gutangira kubaho ubuzima bushingiye ku bushake bw'Imana, ukagenda urushaho gusa na Kristo no kwishimira kubaho mu buzima bwejejwe. Gukomeza kugundira ingeso za kera bizakubera imbogamizi zituma udatera imbere mu rugendo rw'agakiza. Buri munsi mu buzima bwawe ugomba kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi mu kugenda usa na Yesu. Mu gihe ingeso zacu za kera zigenda zirushaho kuyoyoka, zisubira aho zavuye, zikagumana n'umuntu wacu wa kera, niko turushaho gukurira mu rugendo rushya rwo guhindurwa ibyaremwe bishya. Ni ubupfu gusubira mu bya kera nyuma yo kwakira Kristo. Mu gitabo cy'Imigani bice 26 umurongo wa 11 haravuga ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Niba ukomeje kugundira ingeso zawe za kera, bisobanuye ko utigeze uca ikiraro kiguhuza n'umuntu wawe wa kera n'ubusabane wari ufitanye n'isi. Muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17 haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Imana Data wa twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ubujiji nabwo bushobora gutuma abana b'Imana bacika intege. Nk'uko byanditswe mu Befeso ibice 4 umurongo wa 18 haravuga ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Iyo umuntu afite imyumvire yuzuye umwijima, kandi turi mu rugendo rwo gukurikira Imana ariko dufite ubujiji cyangwa kutamenya ukuri, bituma imitima yacu yuzura ubuhumyi. Ikindi, ubujiji bushora umuntu mu cyaha, ukiteranya n'Imana utabizi kandi utabishakaga rwose. Ibyo kandi bikaba ikimenyetso cy'uko umuntu atarakura mu gakiza, ahubwo ko akiri umwana, ndetse bikaba byatuma Satani akuvana mu murongo muzima wari warahisemo wo gukurikira Imana. Bavandimwe, Satani akunda gufatirana abantu mu gihe bakiri mu bujiji cyangwa kutamenya, maze akabasubiza inyuma mu bya kera, akabahuma amaso ngo badasobanukirwa uwo bari we cyangwa icyo bari cyo muri Kristo Yesu. Igihe kimwe Imana yababajwe n'abantu bayo kubera ubujiji bukabije, nk'uko byanditswe muri Hoseya ibice 4 umurongo wa 6 haravuga ngo abantu banje barimbutse bazize kubura ubwenge. Bene data, ubwenge buvugwa hano nicyo bita ubumenyi, mu Cyongereza bwitwa knowledge. Ikinyuranyo cyabwo ni ubujiji.
Iyo umuntu agize ubumenyi ari bwo kwiga ukamenya, uba urwanije ubujiji. Ariko iyo wanze kwiga ngo ugire ubumenyi, ubujiji burakwambara. Imana yaravuze ngo nimubura ubwenge nanjye nzabata, kandi nzabangira kumbera abatambyi. Kubera ko mwibagiwe amategeko y'Imana yanyu, nanjye nzibagirwa abana banyu. Ubujiji ni bubi cyane kandi butera akaga gakomeye. Abizera bakunda kubatwa n'ubujiji ni bamwe batajya basoma ijambo ry'Imana ngo babashe kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana n'icyo ryigisha. Bene data, iyo umuntu akomeje gusoma Bibiliya no gukora ubushakashatsi ku ijambo ry'Imana agamije kurushaho gusobanukirwa Imana, bituma umuntu arushaho kumenya Imana ku rundi rwego ndetse n'ijambo ryayo. Nta muntu n'umwe wigeze asoma Bibiliya yose ngo asobanukirwe buri kimwe cyanditsemo. Bibiliya irimo ibintu byinshi cyane byerekeye ku Mana dukwiye kwiga buri munsi na buri saha. Ibyo uzabigeraho uko uzakomeza gusoma Bibiliya no gukora ubushakashatsi no gusenga. Bene data, turi mu bihe by'ubuyobe bukomeye cyane, aho isi isigaye yiyoroshe umwambaro w'ubuyobe no gukomeza kuyobya abantu benshi. Abigisha n'abahanuzi benshi b'ubuyobe uzitegereze neza uburyo ari abakire cyane. Impamvu ni uko abakristo benshi buzuye kandi bambaye umwambaro w'ubujiji. Ntabwo basoma ijambo ry'Imana ngo basobanukirwe, bigatuma bashukwa mu buryo bworoshye. Icyadufasha kugira ngo twirinde ubushukanyi nta kindi ni uko dusobanukirwa ijambo ry'Imana. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 28 haravuga hati: kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Hariho ibintu bitatu bituma abagabo n'abagore bubaha Imana bacika intege ntibakomeze urugendo rw'agakiza. Icya mbere, gukunda isi. Nk'uko tubisoma muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15, gukunda cyane isi n'ibiyirimo bishobora gutuma urukundo dukunda Imana Data ruyoyoka. Turasabwa gushyira imbere urukundo dukunda Imana kurusha gushyira imbere gukunda iby'isi. Inkuru ya Samusoni muri Bibiliya dusanga mu gitabo cy'Abacamanza bitwereka neza ibyago biri mu gukunda isi n'iby'isi cyane kurusha gukunda Imana. Samusoni yakunze isi n'ibishuko byayo, bituma acika intege maze aragwa. Ikintu cya kabiri kijya gica intege ndetse kikagusha abagabo n'abagore b'Imana ni ugushyira imbere iterambere mu by'umubiri bakabirutisha Imana. Mu by'ukuri ntabwo tuvuze ngo gukora no gutera imbere ari bibi. Turemera cyane ko umuntu akwiye kugira intego z'ubuzima kandi agakora cyane kugira ngo abashe kugera ku ntego yihaye. Ahubwo turashaka kuvuga ngo twirinde cyane kugira ngo ibyo duharanira hano mu isi bitazatubera imbogamizi zo gushaka mu maso y'Imana. Dukwiye kuba maso twirinda cyane mu gihe turi mu rugendo rw'agakiza. Intego yacu nyamukuru ni ukunezeza no kubahisha Imana mu byo dukora byose hano ku isi, ku buryo n'iterambere ryose twageraho hano ku isi byose bigomba kuba bishamikiye ku mahame y'Imana. Ikintu cya gatatu gituma abantu benshi bagwa ni ukutita ku kintu cyitwa kwirinda. Mu Cyongereza byitwa self discipline and self control. Ibi bintu ni ingenzi cyane mu rugendo rw'umwuka. Kutirinda bituma umuntu atabaho nk'uko Imana ibishaka, ntabwo yabasha kubaho yubashye amategeko y'Imana. Ikindi kandi, kutirinda bituma umuntu atakaza imibanire myiza n'abandi ndetse n'ubuhamya bwiza. Kugira ngo tubashe guhagarara tutagwa muri iyo mitego yose, dukwiye kwizirika ku ijambo ry'Imana, gushaka imbaraga z'Umwuka Wera, kugira imyifatire myiza ndetse ukishakamo imbaraga zituma ushyira abandi imbere. Mu yandi magambo, kwiyanga ugashyira abandi imbere. Nk'abana b'Imana, icyo dukwiye gushyira imbere ni umubano wacu na Kristo. Bene data, mureke dushyire imitima yacu ku by'ubugingo buhoraho mu gihe gito tuzaba hano ku isi, kandi mu gihe tukiri ku isi tuzirikane kwera imbuto zikwiriye abihannye zanditse mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22, ari byo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Gukizwa ni urugendo
umuntu aba atangiye rwo kurushaho gukura ndetse no guhinduka. Gusa bisaba imbaraga nyinshi cyane, ndetse umuntu abishobozwa no kuba yishingikirije kuri Mwuka Wera. Bishobora kukugora yego, ariko nirwo rugendo umuntu avomamo imigisha myinshi cyane kurusha izindi ngendo zose wakora. Uko urushaho kwemerera Mwuka Wera gukorera muri wowe, ni nako urushaho gusa na Kristo, bikagufasha kwera imbuto zituma uhesha Imana icyubahiro no guhesha abandi umugisha. Bene data, mureke dukomeze kubaho mu buzima bwo kwezwa buri munsi, tuzi ko Imana yatangije umurimo muri twe izanawusohoza kugeza ku munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.